ubundi umwana akura bitewe n'ibyo yagaburiwe. Nimuri kuvuga ngo gakiza kubu ntacyo kamaze, nuko ibintu abana bari kugaburirwa mu nsengero ntabwo ari ibibakomeza, si bibatinyura nibibabuza kuva mu byaha, ahubwo baragaburirwa indyo ituzuye. Niyo mpamvu mubona nabo babigenda muko babyumva. Nashakaga kwibutsa abakozi b'Imana inshingano twahawe ko ari ukwamamaza inkuru nziza y'ubwami, hanyuma tukavuga iby'ubwami. Ariko ubu ngubu mu bihe tugezemo, umuntu arakwanga ugahita ugwa, umuntu yakuvuga ugahita ubivamo, abantu barahura n'intambara bakihakana Imana kuko nta by'ubwami barimo barabwirwa. Akajya ati iryamire wisinzirire wirira abana na ba nyina humura, ariko akatwibagiza abo turi kujya gushyingura. Maze twaranze kujya mu rusengero turi bazima tukahajya turi imirambo kandi twarahoraga ku mucanga, ariko sindabona intumbi bajyanye ku mucanga ngo bajya kumusezererayo, bose baza mu rusengero. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakunzi ba mama Charlene official, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Nizere ko amahoro y'Imana akomeje kugwira ndetse no kuganza mu buzima bwanyu. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa na gahunda zinyura kuri mama Charlene. Nizere ko muri guhindurwa n'imiburo y'Imana. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Turabakunda n'Imana irabakunda. Nkomeje kubona benshi mugenda mukora subscribe. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana, nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ahubwo murindira ibyo data yabasezeranyije, ibyo nababwiye. Amen. Ndashaka kubwira abantu ngo mu minsi Yesu yamaze ku isi, mbere yuko apfa na nyuma mbere y'urupfu rwe na nyuma y'urupfu, nta yindi nkuru yabwiye abantu, ni inkuru z'ubwami. Aha hantu ndashaka gutanga message ku bakozi b'Imana abitiriwe izina ry'Imana, mbabwira ko Yesu mbere yuko apfa na nyuma yo gupfa kwe yagiye abwira abantu inkuru z'ubwami. Yagiye abwira abantu inkuru z'ubwami. Ni nayo mpamvu ushaka kubabaza ngo twebwe ibyo tuvuga tubikura he? Ibyo dukwiye kuvuga ni ibiki? Ese misiyo twasigiwe n'umwami ni iyihe? Nibyo nshaka yuko tuganira muri aka kanya. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana ngo dufitanye urubanza na Yesu wadusigiye uyu murimo, kuko ngo mbere yuko apfa na nyuma yuko apfa nta zindi nkuru zamubaga mu kanwa, ni inkuru z'ubwami. Inkuru z'ubwami niyo misiyo twahawe n'Imana, kuvuga iby'ubwami, kondisiyo z'ubwami, ibyangombwa by'ubwami, niyo misiyo dufite. Ibindi turi guteka imitwe. Imana ibafashe. Ndashaka kubwira abantu ngo ntimurye ngo munywe, mugende mwigaramire, mwiturize, mwumve ko ibintu byarangiriye hano. Ndashaka kwibutsa abakozi b'Imana ngo misiyo dufite ni ukuvuga iby'ubwami. Misiyo dufite nizo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami, kandi tukavuga iby'ubwami. Tukabwira abantu ko nyuma y'ubuzima barimo hari ubundi buzima. Tukabwira abantu ko nyuma y'imiruho n'imihati hari ukuruhuka, ndetse tukabwira abantu ko nyuma y'ibibi bakora harimo igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Tukabwira abantu ko urugendo rwo mu isi nirurangira hari ikindi kintu kizakorwa, imirimo yacu izapimwa. Tukabwira abantu ko ibintu dukorera mu isi hari urubanza ruzaza. Tukabwira abarushye baruhiye muri Kristo bakamwubaha ko hari ukuruhuka kwiteka. Tukabwira abantu bagomeye Imana ko hari umuruho witeka. Dukwiye kuvuga inkuru z'ubwami kandi tukavuga inkuru z'umwami. Yesu ngo afata iminsi 40 ajya ku musozi, atangira kuganiriza abigishwa iby'ubwami. Haleluya. Mureke mbabwire, umuntu wese wabwirijwe iby'ubwami umutima we ukumbura umwami. Umuntu wese wabwiwe inkuru za Yesu, nta zindi nkuru zimunogera, nta n'ibindi bintu bimunyura mu mutima we usibye gukunda Yesu.
umuntu wabwiwe iby'ubwami aharanira kuzabujyamo. Umuntu wabwiwe kugira neza kwa Yesu aharanira kuzagira gute, aharanira kuzabonana na Yesu. Ariko muri iyi minsi aho tugeze, abantu bifitiye andi makuru. Uba makuru yuzuye mu nsengero na makuru yo kwaka amafaranga no kuvuga umugisha uterwa no kuyatanga. Kuramo urukweto uruzane urutangira Imana iraguha izindi nk'eshatu. Abantu barimo kwigishwa ukuntu bagomba kubona amamodoka, ukuntu babona amaviza, ukuntu babona za diplome, ukuntu bagiye gukorerwa ubukwe nubwo bamaze imyaka myinshi, ukuntu bagiye kuzamurwa mu ntera, ukuntu bagiye kurira indege, ukuntu bahawe igitangaza, ukuntu bahawe urubyaro, ukuntu bahiriwe n'urushako, ukuntu bahawe abagore beza, n'ukuntu bahawe abagabo beza, ukuntu bahawe za vewiti, ukuntu bahawe imiturirwa. Nizo nyigisho ziriho niyo makuru y'ubwami. Ariko abantu bakirengagiza ko hari abantu bagiye i Burayi kandi batajyanywe n'ayo bize. Abantu bakirengagiza ko mu ndege hagendamo n'indaya zigiye kwicuruza. Abantu bakirengagiza ko n'ibyihebe bigenda mu ndege. Kugenda mu ndege ntago ari ibirenze, kandi kubaka etaje si ibirenze, kuko hari n'abazifite batazi gusenga. Kugura vewiti ntago birenze, hari n'abaziguze kandi batazisengeye. Kubona promotion ntibirenze, abazihabwa bose si uko basenze. Ibi bintu byo muri iyi si hari abantu bafite batigeze babisengera. Biriya kubibona nta birenze, ahubwo kuzabona ubwami nicyo kintu kirenze. Niyo mpamvu ushaka kwibutsa abakozi b'Imana ngo mwataye inshingano ya misiyo mwari mufite. Mwahawe misiyo zo kuvuga iby'ubwami, kuko mbere yuko Yesu apfa, mbere yuko apfa akiza mu isi, yagendaga avuga iby'ubwami gusa. Abwira abantu ngo nibezwe, abwira abantu ngo nibakizwe, abwira abantu ko hari ubundi buzima. Amaze no kuzuka nta yindi message yigeze atanga. Yatanze message abwira abantu iby'ubwami. Mu minsi Yesu yamaranye n'abigishwa be, nta kindi yababwiraga iby'ubwami. Mureke mbabwire, kugira ngo abigishwa babwirwe iby'ubwami, ingaruka nziza zavuyemo nizi. Bahuye n'intambara, bahura n'ibikomeye, ntago bigeze babibigwari, ntago baguye, bakomeje kuguma mu mwanya kuko bari barabwiwe iby'ubwami. Impamvu babaciye ibihanga ntibacogore, impamvu batewe amabuye ntibacogore, impamvu babarwanyije ntibacogore, impamvu babakereye amajosi ntibacogore, impamvu baterwaga amabuye ntibacogore, nuko Yesu yari yarabaganirije iby'ubwami. Ubundi umwana akura bitewe n'ibyo yagaburiwe. Nimuri kuvuga ngo gakiza kubu ntacyo kamaze, nuko ibintu abana bari kugaburirwa mu nsengero ntago ari bibakomeza, si bibatinyura nibibabuza kuva mu byaha, ahubwo baragaburirwa indyo ituzuye. Niyo mpamvu mubona nabo babigendamo uko babyumva. Nashakaga kwibutsa abakozi b'Imana inshingano twahawe ko ari ukwamamaza inkuru nziza y'ubwami, hanyuma tukavuga iby'ubwami. Ibindi bitari iby'ubwami nta mumaro wabyo. Urusengero rutavuga ubwami nta kintu rumaze, indirimbo zitari mu bwami nta mumaro wazo, ivuga butumwa ritari mu iby'ubwami nta kintu rimaze, impuguro zitavuga iby'ubwami. Kandi mureke mbabwire, byose ni hahandi tuzitaba Imana. Ubundi se tuzayikweperaye? Tuvugisha ukuri. Mu butunzi abantu bafite, nta uteze kugura umubumbe azibumbiramo kugeza isi irangiye. N'abari mu yindi mubumbe hari igihe nyine iherezo rizagera rya byose. Iyi Mana n'abatazayitaba bazayisanga. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga iby'ubwami, kuko hari igihe kizagera abantu bajya mu rubanza. Ibi bintu twirirwa tukidegembya kubera ibyo duhaze, tukidegembya bitewe n'iterambere turimo, tukidegembya bitewe n'inzego tugezemo. Ariko ubu ngubu mu bihe tugezemo, umuntu arakwanga ugahita ugwa, umuntu yakuvuga ugahita ubivamo. Abantu barahura n'intambara bakihakana Imana kuko nta by'ubwami barimo barabwirwa. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana ngo nimwikubita agashyi. Ntago intego twahawe ari iyo gukubita ibiganza mu bantu bagatembagara mu rusengero bakagwa. Ntago iri ariyo misiyo. Guhagurutsa ibirema
hari uburema bwo mu mutima, hari uburema bwo mu bwonko, hari uburema abantu baremareye mu byaha. Nimubanze mubahagurutse mubavane mu busambanyi, nimubavane mu bapfumu, nimubavane mu guterekera, nimubavane mu miti basiga ku mabutike yabo ngo bacuruze, naho ibyo kuvuga ngo baratimbago. Buryo ubumuga bwa nyuma bubi nubwo mu bwonko no mu bitekerezo no mu bikorwa. Ubutumwa bw'ubwami niyo misiyo twahawe, nta yindi nshingano, nta yindi nshingano dufite. Ni ukubwira abantu ko ubwami buhari, ni ukubwira abantu amategeko y'ubwami, ni ukubwira abantu ngo nibashaka inzandiko zibatambutsa zikabazabageza ku bwami. Ibindi turi inyuma y'umurongo, nta kindi twahamagariwe. Ni ukubwira abantu bakakizwa, ni ukubwira abantu ko hari Yesu uruhura, tukabwira abasambanyi bakava mu busambanyi, tukabwira abasinzi bakava mu businzi, tukabwira abantu ko hari umwami uruhura, hari umwami utanga izina rishya, hari umwami utanga icyerekezo, hari Imana ifite imbaraga, hari Imana igira neza, kuko niyo misiyo yose twahawe na Yesu. Nimusubire kuri misiyo, nimusubire kuri misiyo, nimwubahirize misiyo twahawe na Yesu yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Maze abakirisitu nabo mwarabaragiye bararisha kabisa. Bararisha, barimo bararisha, ukabona babwiwe ibintu buzuye umwuka. Uruzura umwuka wera gute umaze mu rusengero imyaka 10 muri ghetto yawe ucyuzuzamo inkumi? Bikumariye iki? Ubwo se ubufashwa n'iki buri guseka ukoma mu mashyi umaze gukuramo inda 7 ngo uraririmba? Barabaragira mu karisha. Igihe kirageze ngo abantu mukanguke muve mu byo murimo. Ese reka nkubaze ko bishop wawe cyangwa apotre wawe azunguka umufungo wamuhaye, wowe uzunguka iki? Yarakurindagije kukubwira ngo Imana igukoreye ubukwe. Ese ubundi uba wumva wowe bukwiriye ngo Imana ikuzamuye mu ntera, ikomeze kuzamure mu ntera kugira ngo ukomeze usahure ikigukoreramo? Ngo Imana iguhaye promotion, ngo Imana iguhaye urugo rw'umugisha. Ubwo se uba wumva wowe urukwiriye? Ibintu byo kuragirwa tubivemo, ibintu byo kurisha tubireke, dukanguke tuve mu buyobe no mu bujiji. Mutazicuza amaturo mwirirwa mutanga, mutazicuza ibya 10 mwirirwa mujyana. Mutazabwira Imana uti natanze amafaranga, nagutangiye amafaranga ngatanga ibya 10 n'amaturo, kavuga iti ntayo nabonye. Narahanuye iti sinigeze nkubona, navugaga ubutumwa ntabyo nzi. Nimuze duharanira ubwami kandi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, tumwaka imbaraga koko. Ubwami burahari, ubwami burahari, kandi tugomba gushaka ubwami tukiri muri ubu buzima. Abantu bikomeza kuturagira kugira ngo badukuremwe amafaranga, bikomeza kudutuburira no kutubeshya. Kiza ubugingo bwawe, uharanire kumenya amategeko y'umwami, uharanire kumenya ibyo umwami akunda. Maze ngo Yesu yicara iminsi 40 mbere yuko agenda, abanza kubaganiriza iby'ubwami. Ndumva ashaka ko dusenga. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta gusohora, ariko shitani ni umugome. Ijuru adashaka ko turijyamo yaribayemo disi. Uzi ukuntu shitani atwereka ko dufite igihe akatwibagiza imodoka izagusekura ejo? Uzi ko shitani akubwira ngo ufite igihe akakwibagiza ko muri wowe hari uburwayi buzakwica? Shitani atwereka ko igihe gihari, agakomeza kuduhungiza, akatwereka viziyo, akatwereka style, akatwereka ibigezweho, akatwereka aho isi igeze, akatwereka iterambere, akatwereka abana bakeye, akatwereka amabogari, akatwereka ibyo kurya byiza, aho gusohokera heza, akatwereka icyangwe, akatwibagiza ko ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu byihuse gusohora. Harimo kutuzubaza, haratuzanira iterambere n'ibigezweho n'ibindi bintu, akatuzubaza, agakomeza akaduhungiza, akatubwira ngo igihe kirahari kandi kirimo guhita, akanatwibagiza abo turi kujya gushyingura rusororo. Araduhungiza akajya ati iryamire wisinzirire wirira abana na ba nyina humura, ariko akatwibagiza abo turi kujya gushyingura.
maze twaranze kujya mu rusengero turi bazima tukahajya turi imirambo kandi twarahoraga ku mucanga, ariko sindabona intumbi bajyanye ku mucanga ngo bajya kumusezererayo, bose baza mu rusengero. Akwereka ukuntu uri icyuki, akakwereka n'ukuntu ufite ikibero cyiza utakwirwa mu isanduku, ariko disa akakwibagiza ko hari igihe uzajya muri koma wapfuye. Satani ukuntu ari kuduhemukira, uzi kujya gushyingura mugenzi wawe akakubwira yuko wowe ukoze mu cyuma utazapfa, ariko buryo ugiye gushyingura inshuti yawe uhavana gahunda uvuga uti nanjye ejo bazanshyingura, reka ngabanya abakobwa ntendeka, reka abana maze kubyara mbiteho, aho mugenda mutera inda hose hahandi. Na ba bandi ujye ubwira uti singiye utera inda njyenyine, sinwita simbyara simbyaza, nta nubwo ndera. Ayiwe Yesu we, ayiwe Yesu we, ayiwe Yesu we. Birababaje. Shitani arimo kuduhungiza, akatubwira ukuntu turi abasitare akatubwira ukuntu turi ibyamamare, akaduhungiza, akatubwira ukuntu dukurikiranwa n'abantu benshi, akatubwira ukuntu hano dukandagiye badukomera mu mashyi, akaduhungiza, ariko akirengagiza, akaduhuma amaso ntitwibuke ko n'abasitare bapfa. Maze za ndirimbo twapinze z'Imana twishakira injyaruwa tukazitesha agaciro, ariko iyo bagiye gushyingura umuntu sindumva bashyiraho indirimbo z'injyaruwa. Kukiriyo se wumvise injyaruwa zihaboneka? N'abatazi kuririmba barabyiga. Ayewe we, mureke mbabwire ikintu cyanteye agahinda. Uzi kugira ngo ubeho uri umuntu utarakandagira mu rusengero kuva wabaho, bakahakujyana uri umurambo, ubundi se ni umuhango nyine. Uzi kugira ngo ubeho utazi gucuranga indirimbo z'Imana, hanyuma mu gihe cyo kugusengera bagacomekamo indirimbo z'Imana bakuririmbira uwapfuye utacyumva. Mu rusengero mwahaje muri bazima, mwaje mu rusengero muri bazima, bakazabazana mwapfuye ariko mwanahaje. Indirimbo z'Imana se mwazumvise batazazi kuririmbira utacyumva. Shitani utwereka ko tutazapfa, kandi hari n'igihe aguhiga abona igihe cyawe cyageze. Shitani utwereka ko turi ibihangange nta rupfu rwadushobora, agakomeza kutuzubaza, kajya kubwira iti ujye winywera inzoga nta kibazo, yego nunayabura ujye wiyandikisha. Shitani, Imana idutabare. Ibi bintu mba ndi kuvuga mba mbabaye, nyine binashobotse ko nabibatera mu rushinge mukabikurura nk'uko mbikurura. Iherezo rizagera, iherezo rizagera kuri buri wese, ukomeye n'uworoshye, uzwi n'utazwi, n'utaramenyekana. Iherezo rirageze. Iyaba wari uzi ko iherezo rihari, hari imico wahinduye, hari ingeso wagahinduye, hari imyitwarire wagahinduye, wakirizwa ahagaragara ugakirizwa n'ahatagaragara. Mureke dusenge twinginga Imana, nubwo bikomeye, ariko kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Kubw'imbaraga ze dufite Yesu azadushoboza, dutambuka amahoro tugiye gusenga. Mwami Yesu, tugucire bugufi muri uyu mwanya. Mwami Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Yesu, tugushimiye umunsi w'inyongezo waduhaye. Mwami Yesu, ndasengera abadukurikiranye muri uyu mwaka, muri uyu mwanya, abadukurikiranye muri iyi minota, turasenze ko kugira neza kwawe kubabeho, imbabazi z'Imana nizibatwikire, wohereze marayika ukangura uhitura abantu, utanga imbaraga mu bahungu no mu bakobwa bawe, ugirire neza abo wahamagaye bagukomokaho. Izina ryawe niryamamare, abantu bagihumeka, ubwami bwawe bugere kure, abantu bakiri ku isi. Ukomeze kugirira neza abantu bawe, ndabasengeye ubu butumwa nibugere kure, imbaraga zawe zigira ibyo zirema, kandi gukomera kwawe kwigaragaze. Weze ubugingo bw'abantu bawutanga agakiza mu batagafite, ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abajya mu ijuru. Ndasenze kugira ngo ushyigikire ubutumwa bugere kubo bwagenewe, kandi umurimo wawe n'icyo ushaka gukora byose byubahwe. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Mbifurije amahoro masa n'amahirwe
kugira ngo mukomeze murebe kandi mwigishwe iby'ubwami. Abakomeje gukora subscribe, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mukore share, mwandike aho hepfo kuri comment, mutanga inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen.